duherukana mu gice cya gatatu ubwo ninjiraga muri ya kampani yakoreraga hafi y'iwacu, ubwo nagiragamo amatara yose akazimira icyarimwe, mbese aho warasigaye ufite amatsiko y'ibyakurikiyeho. Iyi ni Inzozi Mbi igice cya 4. Ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora, ugakora like and share, ukatwandikira muri comment niba hari igitekerezo wifuza kuduha. Ubwo inzogera zatangiraga gusakuza ngeze muri ya kampani, natangiye gutekereza ko nakikura aho hantu. Byari ibihe bitanyoroheye kuko nari nsanzwe ntanahamenyereye, ariko nagombaga kwikura nta kabuza. Natangiye gutera intambwe ndende ariko nsa nkwigendesha nk'umuntu wahoze muri iyo kampani. Gusa ntibyanyoroheye kuko numvishe ibirenge by'abari bankurikiye inyuma yanjye. Nagize amakenga nkeka ko ari njye baje kureba. Nakomeje gutera intambwe ndende nerekeza imbere ngo ndebe ko nabasiga, gusa nabonye bakomeje kunkurikira. Nashatse uburyo ndi bubihishe mbona ntawe ndi bwitsimbe. Nahisemo kwirukanka mu kigo. Abambonaga batangira kuvuga ngo nibamfate. Narirukanse kubw'amahirwe mbona inzu ikinguye. Nahinjiyemo ntazi ngo ndi kwinjira hehe. Kubw'amahirwe ninjira muri iyo nzu ntawe mbonye ko ninjiyemo. Bakomeje banyirukaho barenga ndimo mbareba. Iyo nzu nkimara kugeramo natangiye kureba impande zose. Nabonye ahantu abakora isuku bamanika imyenda yabo. Natekereje ko ahari nakwambara iyo myenda nanjye nkatangira gukora amasuku kugira ngo mbashe kwihisha. Ntibyatinze nambaye ya myenda y'abakora amasuku. Nambara agapfukamunwa ndetse n'ingofero kugira ngo mbashe guhisha isura. Ntago byari ibihe byari binyoroheye mbabwire, kuko kuba bamenye ubundi we byari bisobanuye kuba napfa. Nasohotse hanze ntangira gukora amasuku muri jaride. Abanyirukagaho banyuzeho nanone birukanka. Barambajije ngo nta muntu uhanyuze yirukanka. Nababwiye ko ntawe nigeze mbona. Bakomeje kumpiga amasaha aricuma n'andi araza. Batangira kumpigira mu byumba bitandukanye ariko nari nasohotse ndi gukora isuku hanze. Igikorwa cyo kumpiga cyarakomeje, gusa amasaha yakomeje kuba menshi batari bambona. Abampigaga bageze aho bararuha. Ubwo nanjye niko nakomezaga gushakisha uburyo nzabona amakuru yo kuzabashyira hanze. Nagize aho ngira icyizere ko batari bubashe kumbona. Nari mfite kamera nitwaje ngomba gushyira muri icyo kigo zizajya zimpereza amakuru kuri computer yanjye. Natangiye kujya ngenda ndeba ahantu h'ingenzi nashyira kamera zanjye. Nakomeje ntembera mu kigo, narebaga ahantu h'ingenzi nashyira kamera zanjye. Nigira inama yo kujya mfata kamera zabo nkazisimbuza izanjye, nkagenda ndeba aho bashyize izabo nkazikuramo nkashyiraho izanjye. Niyemeje ko ndagenda ameze nk'uri kuhakora isuku, narangiza nkayihindura nkakuramo iyabo nkashyiraho iyanjye. Byantwaye igihe kitari gito kuko byansabaga gucunga, ndetse nabona n'abantu bikansaba ko mpagarika nkakomeza imirimo yo gukora isuku. Bagenda nkongera nkasubukura nkajya gushyiramo kamera. Ntibyatinze akazi ko guhindura kamera narabirangije byose. Nakomeje gukora imirimo y'isuku muri icyo kigo ntegereje ko amasaha yakwicuma ngo ndebe ko natoroka. Byari ibintu bitoroshye kuhatoroka kuko wari ufite igipangu kirekire cyane. Ubwo nenda aho mu kigo nari mfite indi kamera ninjiranye ndi kugenda mfatisha amafoto ahantu hatandukanye. Nigira inama yo kugenda ntembera ngenda mfata amafoto kugira ngo mbone icyo nza gutwara ubwo ndaba nsohotse aho ngaho. Ubwo nakomezaga kugenda ngera hirya, numvisha ahantu hari kunuka cyane. Nagize amatsiko yo kumenya ibihari. Ubwo nageraga nasanze aho bajugunya imirambo yabo bamaze gukura mu bya bice bagurisha. Numvise ngize ubwoba bwinshi cyane. Nagiye na kamera yanjye ntangira gufata amafoto. Nahasanze imirambo y'abantu batandukanye. Nabonyemo n'abo twari duturanye bari barabuze. Iyo kampani yari yarabashimuse yaraje kubakuramo ibice by'imibiri ngo ibigurishe. Ubwo nakomezaga kugenda mfotora ndeba neza. Naje kubona imyenda imeze nk'iyo mama wanjye yambaraga. Narikanze ndavuga atari yaba ari we. Nakomeje kwigira imbere ngo ndebe neza. Nta gushidikanya kuko nabonye ari we bashimuse ndetse birangira banamwishe muri rya joro baduteraga mu rugo. Ako kanya numvishe mvuze imbaraga nitura hasi. Abo twakoranaga barakebutse babona nari mfite kamera. Abandi bakora amasuku birutse bajya gutabaza ngo bavuge ibyo babonye.
ubwo nari ndaho natekereje ko nibaza baramenye ibyo nari ndimo ndetse bandeba bakabona nsa n'uwo mumama wanjye bari bishe, nahise mpaguruka nirukanka. Ubwo nabo bazaga biruka baje kuri uwo muntu uguye, twarabisikanye banshaho. Nirukanse nshaka aho nihisha kugira ngo batambona kuko noneho bari guhita banyica. Kubw'amahirwe nabonye ahantu hari ingunguru yari yegereye impande y'igipangu. Iyo ngunguru naragiye nyihishamo. Bakomeje kumpiga ndetse baranambura cyane. Bahize ahantu hose ndetse mu byumba bitandukanye ariko ntawambonye. Nanjye nakomeje kugira amakenga nibaza ati ese ndi busohokemo aha hantu gute. Gusa niko umutima wanjye wakomezaga gushenguka kubw'ibyo nari nabonye. Nibazaga niba mama wanjye ariho cyangwa yarapfuye. Gusa nta gushidikanya nasanze baramwishe. Nakomeje kugira uburakari bwinshi. Numvaga ntacyo mfite cyo guhomba kubwo umubyeyi wanjye nari nabuze. Twe twarabuze abaturanyi ndetse n'inshuti. Numvaga ngomba kuzashyira iyi kampani ahagaragara ndetse n'ababikora bose bagafungwa. Ntibyatinze ubwo nari muri iyo ngunguru. Nakomeje kumva amajwi anyura hanze bavuga uko byagenze kugira ngo baze gufata mama wanjye. Yari yaratangiye urugamba rwo gushyira iyo kampani ahagaragara. Byatumye baza kumufata mbere igihe kugira ngo adatanga amakuru yari yabonye. Natekereje ko nta kabuza nanjye nibamfata bari buze kunyica. Nakomeje gutuza ntegereje ko ijoro riza kugera kugira ngo nze gusohoka mwaho hantu. Ntibyatinze amasaha y'ijoro yarageze. Nanjye nkomeza umugambi wanjye wo gutoroka icyo gipangu. Nasohotse muri ya ngunguru ntangira kureba hanze ngo ndebe ko hari uri bumbone. Nabonye nta muntu uhari. Nabaye nkurira kuri ya ngunguru ngo mpengereze hanze y'igipangu. Nabonye abasekirite bari baryamye hirya yacyo kuri basinziriye. Nakomeje gahunda yanjye yo gutoroka nkabacika. Ako kanya nabonye ko ari umwanya mwiza wo gushyira kamera zanjye kuri gahunda ngo zitangire zifata amafoto kugira ngo nzajye nyabonera kuri computer yanjye ndi mu rugo. Uwo mwanya nururutse kuri ya ngunguru njya hasi. Nafashe telekomande yanjye ndi bukoreshe mfungura za kamera ngo zitangire gufata amashusho. Nakanze kuri buto yatumaga zitangira gufata amashusho. Ako kanya za aramu zasubiyeho zirasakuza cyane ubwo kamera zari zitangiye gufata amafoto. Uwo mwanya nakutse umutima nkeka ko ibyanjye birangiye bagiye kumfata nanone. Nahise nurira kuri ya ngunguru ngo nsimbuke ngo hanze. Mu kureba nsanga babasekirite bari hanze bakangutse. Ubwo nashakaga gusimbuka ngo nirukanke wenda nze kubasiga, numvisha umuntu amfashe ukuguru inyuma. Mbese utekereza harakurikiyeho iki? Baca umugani ngo waruse nawe urinda wumukeraho. Iri ryari ihurizo kuri njyewe. Ndagusaba ntuzacikwe n'inzozi mbi igice cya 5. Iyi ni Mwizerwa Media TV. Ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora. Ukore like ndetse na share. Niba ari igitekerezo wifuza kudusangiza twandikire muri comment.